wacu n'Imana. Yesu Kristu ntacyo tuganya, yarabyivugiye ati nawe ujya kwa data namujyanye, mubamo nawe akambamo, namwe nimubumwe kuko nanjye ndi umwe na data. Ni kubwawe Yesu twabaye abana b'Imana, utubera umushumba mwiza utazimiza izo ashinzwe, uturinda gutana, waduhurije ku musaraba ngo tube umwe. Ufite umuhuza wacu n'Imana, Yesu Kristu ntacyo tuganya, yarabyivugiye ati nawe ujya kwa data namujyanye, mubamo nawe akambamo, namwe nimubumwe kuko nanjye ndi umwe na data. Ubwo twakuyobotse ntiduteze na rimwe kuyoba, ntituzazimira, ntituzahungabana. Ufite umuhuza wacu n'Imana, Yesu Kristu ntacyo tuganya, yarabyivugiye ati nawe ujya kwa data namujyanye, mubamo nawe akambamo, namwe nimubumwe kuko nanjye ndi umwe na data. Iyi si dutuye irimo ibizaza, amakuba n'ibyorezo, ariko ntibiduherana na gato, kuko Imana idukunda ntacyo tuzaba. Ufite umuhuza wacu n'Imana, Yesu Kristu ntacyo tuganya, yarabyivugiye ati nawe ujya kwa data namujyanye, mubamo nawe akambamo, namwe nimubumwe kuko nanjye ndi umwe na data. Duhe twese kumwe tukumenye by'ukuri, wowe muhuza mwiza, uraturinde kuyoba, kuko bituma tukujya kure. Ufite umuhuza wacu